icyubahiro umugabo iyo adafite akazi abura amahoro pe, abura amahoro kubera ko ntago ari gutanga rasiyo mu rugo, ntago ari gutanga amafaranga mu rugo, ariko iyo afite akazi yababa we haba hari umunezero mu rugo, haba hari umunezero. Umugabo ntago agira umushiha, umugabo ntago agushihura, umugabo akunda abana, umugabo aganiriza abana. Rero wa mugore we niyo umugabo wawe adafite akazi ari muri iyo processes yo gushakisha akazi, muha amahoro. Amakuru yanyu ni Chantal Hakiza nkuko bisanzwe, karibu cyane kuri YouTube channel Chantal Hakiza TV. Ndabashuje abakunzi bacu, ndabashuje cyane nari mbakumbuye. Murabizi hashize icyumweru ntabavugishije, mba numva hari icyo ndi kubura muri njyewe. Nukuri nari mbakumbuye kandi nizere ko ntabwo buriya mwari munkumbuye. Nukuri sigaye mfite abakunzi benshi cyane, YouTube channel isigaye ifite abakunzi benshi cyane, nishimwe rikomeye cyane. Turabishima Imana kuba uku nguku mukomeza kudukurikira kandi mugakomeza gukunda ibiganiro byacu. Imana rero ikomeze kubahereza umugisha. Ubwo rero uyu munsi ndagarutse ngo tuganire nkuko bisanzwe. Tuganira ku ngo, ukuntu wagira umuryango mwiza ushimishije Imana, ushimishije wowe utuyemo, ushimishije n'abawureba umunsi ku munsi. Ubwo rero nicyo kintu dukora hano, murabizi neza. Ubwo rero uyu munsi tugiye kuza kuganira ku kintu kimaze iminsi kiri ku mutima wanjye. Ndavuga ati ariko ngomba kino kintu kimaze iminsi kimvuna ku mutima, no kuvuga ko gifite benshi byafasha, reka nze tukiganireho nkuko bisanzwe. Ubwo rero ni ikintu cyo kuganira ku kubahana hagati y'abashakanye. Kubahana hagati y'abashakanye ntago ngiye kuvuga ngo we mugore ubaha umugabo wawe, wowe mugabo ubaha umugore wawe, nsa naho nataka umuntu umwe ngo ugomba kubaha wowe wa mugore ugomba kubaha umugabo wawe, so ugomba kubaha gutyo. No, uyu munsi nje kugira ngo mumvarire cyane. Uyu munsi nje kugira ngo tuvuge ku mpande zombi. Nkuko mubizi mvuga ku mpande zombi, ntago ujya mbogama ahangaha ngo mvuge ati ibingibi nibyo ngomba kubwira abagabo, ibingibi nibyo ngomba kubwira abagore. Mvuga ku mpande zombi. Mvuga ku mpande zombi. Rero uyu munsi tugiye kuvuga kuri icyo kintu, ngiye kubivugaho mu magambo atari menshi cyane, ariko bishobora kuba byagira icyo bimarira umuntu uri kundeba, umuntu uri kunyumva, agire ikintu akuramo. Nkuko bisanzwe rero noneho murabizi ko burya muri mariage icyambere no gusenga, kuko iyo udasenze ngo Imana iguha imbaraga ikongera urukundo go hagati yawe n'uwo mwashakanye, byose burya ntago bigeraho bikazamba. Burya umuntu wubatse atubakiye ku Mana burya asa n'uwubakiye ku musenyi. Igihe cyo cyose inzu iri ku musenyi, igihe cyo cyose umuyaga waza, amazi yaza yabitwara. Ubwo rero burya iyo wubatse utubakiye ku Mana burya ubusa n'umuntu wubakiye ku musenyi. Igihe n'igihe shitani iraza rwose gahita twara urwo rugo, ugasanga murasenye mu bintu mutatekerezaga, ukajya kumva ngo kanaka yashenye, ukibaza ati se uriya muntu byagenze gute. Ariko noneho wajya kugana nawe ugasanga vraiment uwo muntu ntago yasengeraga urugo rwe, ntago yagiraga gute. Reka mbabwire ikintu nababwiye ngo umuntu agomba kujya afata mu minsi Imana yaduhaye, mu minsi 5, mu minsi nako 7 mu cyumweru Imana yaduhaye, ugafatamo umunsi ukirirwa imbere y'Imana usabira urugo rwawe, kubera ko shitani iri gukora muri kino gihe, iri gukora cyane kandi iri kwibanda ku ngo. Abakristo bari gutandukana, abatari abakristo bari gutandukana, ariko nzi ko urugo rwacu turushinze Imana tukayihereza ikintu, tukabihereza umwanya ukomeye mu rugo rwacu, burya urugo rwacu ntaho rwagenda. Ubwo rero noneho reka tuganire kuri icyo kintu. Noneho rero tumaze kuba tubanza amasengesho muri byose, noneho n'Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo dutekereze kandi tubukoreshe, sibyo?
ya ubwo rero noneho tugiye gukoresha bwa bwenge, tugiye gukoresha bwa bwenge Imana yaduhaye mu rugo. Kubahana, banza umenye yuko ku muntu bana nawe muri iyo nzu ubamo ari umuntu, umuntu kandi arakosa, umuntu akora ibyiza, kandi uwo muntu mubanye nawe muri iyo nzu ntago muhuje ibitekerezo. Yavukiye ahandi mu rundi rugo, nawe uvukira mu rundi rugo, muhura mwese mukuze. Ni ukuvuga ko buri wese afite imyumvire ye, uko wowe wumva ibintu ntago ari kabyumva. Ibyo ngibyo nicyo kintu mugomba kumenya mu rugo. So nk'ubu ngubu par exemple njye nk'umugabo wanjye, njye n'umugabo wanjye ntago twumva ibintu kimwe, ndi umudamu ukunda kuvuga, ndi umudamu uri very open, ndi umudamu ugomba kuganira, ariko umugabo wanjye ntago ashobora kuvugisha umuntu wari we wese. Ntago nikameze, ntago ashobora kuvugisha umuntu wari we wese, nta nubwo ashobora kuvugisha umuntu atazi. So ubwo urumva ko turatandukanye, ariko njyewe ndashobora kukuvugisha ntakuzi. Ndashobora kukuvugisha ntakuzi rwose, tugahura, twahura ku munsi wa mbere, nkabura ndakwikundiye, tugatangira tukaganira rwose, tugahwiza urugwiro. Ariko umugabo wanjye aratandukanye nk'uko njyewe nteye. Arashobora guhura nawe ntakwifungureho, ntagire gute. So ubwo urumva ko ndi kubabwira nyine ko umuntu mubana ariko mutandukanye, ariko ngiye turumvikana, nta kibazo na gitoya, turumvikana, azi uwundi we, azi uwundi umudamu wari we, arankunda nanjye ndamukunda. Ibyo mbabwira byose ni kubera ko mbikora iwanjye. Ntabikora iwanjye sinshobora kuza hano ngo mbibabwire, ntibishoboka. Mbabwira ibyanjye mfite iwanjye, kuko iwanjye ni nishima ngiye Chantal, nzaza namwe mbasangize kugira ngo mwishime, kugira ngo namwe ngo zanyuze mere neza, kubera ko mu rugo rwanjye nishimye. Nese ubu ngubu nameze nawe mu rugo rwanjye, nkaba ntameze neza, nkaba ndishimye, ariko nta nubwo mwanambona, ahubwo nta nubwo mwanambona. Urugo rwanjye ntishimye, ntago mwambona, kubera ko najya nkora nigunze, najya nkora mfite ibibazo. Ubwo rero kuba mumbona hano ni kubera ko Imana yaranyubakiye, ndayibona ko yubaka. Ubwo rero namwe ndi kugira ngo mbereke uko Imana yubaka. Noneho ikindi kintu, menya amagambo ugomba kubwira mugenzi wawe. Menya amagambo ugomba kumubwira. Muri cya gihe bwa mbere mwahuraga, mu by'ukuri mwarahuraga mutaziranye, ariko noneho muri cya gihe muri kubana mu nzu. Kandi ariko mbwira n'abakobwa bari kwitegura kurushinga urugo, n'abahungu bari kwitegura gushinga urugo, icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane. Menya amagambo ubwira mugenzi wawe. Tuvuge wenda akoze nk'ikintu, warangiza ukamubwira ati, nk'umugore akaba yavuga ati, ubwo nawe rero umugabo, ninde mugabo ukora ibintu nk'ibyo ngibyo ukoze? Ni ikintu gikomerekeje cyane, kiramukomerekeje, ahise yumva ko ubwabagabo bwatakaye, nta bugabo agifite imbere yawe, usigaye mufata nkaho ari imbwa mu rugo, ntacyo amaze mu rugo. Nka ku badamu mujye mwitondera amagambo nk'ayo ngayo, ni ijambo rikomeye cyane ubwiye umugabo wawe. Nubwo muri mu bantu mutari mu bantu, nubwo mwicaye muri sari wanyu, yarangiza agakora ikintu, nta muntu udakosa. Nababwiye ati turi abantu, umuntu rero arakosa. Ntago ubana n'Imana, ubana n'umuntu. Uwo rero uwo muntu arakosa, akaba yakora akantu agakosa, ariko ntago ari kwa kundi ngo uhite gwira gute, uhite umubwira ikijambo kibi, rwose ngo ntago uri umugabo, ubuse ngo nawe ubona uri umugabo, ubwo si ibintu bikoze ubona ari iby'abagabo. Murumva, ni ukuri ntago ari byiza nk'iryo jambo. Cyangwa madamu wawe arakosheje rwose, akoze ikintu mu nzu, arangije avuga ati ariko se nashatse umugore cyangwa uri igicucu, ubwo wumvishe amagambo umubwiye. Cyangwa umugore wawe araje akuganirije ku kintu, aravuga ati sheri ndashaka ko dukora kino kintu, ese ucyumva gute n'ibiki byose. Warangiza ukamubwira ngo wowe se ahubwo ubona undusha ubwenge, njye ndi umugabo mu rugo, ni njye nkora byose,
ni njyewe mugabo ngomba kudesida ikigomba gukorwa hano mu rugo, ni njyewe ngomba kumenya ikigomba gukorwa hano mu rugo. Mu by'ukuri wa mudamu umutesheje agaciro kandi bizamubabaza igihe cyose, igihe muzaba muri kumwe cyangwa mutari kumwe, aho azajya yicara hose azajya avuga ati umugabo wanjye ndajambiye ko nta bwenge ngira, ubwo nyine nta bwenge ngira nyine nuko nguko. Noneho bibeho bimubabaza, bibeho icyo kintu agitekereza, nkuko nyine n'umugabo nawe wagira gutyo ukawambwira ikigambo nk'icyo ngicyo gikomeretsa. Mujye mwitonda ku magambo mubwirana hagati yanyu uko mwashakanye. Wa mugabo we umenye ibyo ugomba kubwira umugore wawe, wa mugore we nawe umenye ibyo ugomba kubwira umugabo wawe. Kuganira muri byose. Ikindi kintu, kuganira muri byose, ikintu cyose ugiye gukora, niba ari amafaranga ugiye gukoresha, mu kintu kanaka, ugomba kubwira umugabo wawe cyangwa umugore wawe. Ukabwira ati rero ngiye gukoresha amafaranga angana gutya, nubona ayo mafaranga yavuye kuri konti umenye ko ari njye nayakoresheje. Birafasha cyane kubera ko ikintu cy'intuze cy'amafaranga kiri gusenya ingo cyane. Niyo mpamvu uvuze ati mu gihe mu kintu ugomba kugira gute, mu kintu ugomba gukora cyose ugomba kukibwirana hagati yanyu kugira ngo muremanemo icyizere. Nkwizere wa mugabo we, wizere umugore wawe, gutyo. Mugirane inama niba umugabo wawe akosheje, mubwire ko akosheje, ariko ubimubwiye bitewe nuko umva nkubwire madamu, abagabo bakunda icyubahiro. Abagabo Imana yabaremanye icyubahiro, ntago ari wowe uzakimuvanaho, ntibishoboka. Umugabo ni umwami. Hani wanjye umugabo wanjye ni umwami. Umugabo wanjye mpora mwita umwami igihe cyose. So rero umwami abigenda gute? Umwami bamwitaho, umwami bamukorera ibi n'ibi, bagira gute n'iki byose. So rero ni ukuvuga ko niba umugabo wawe, mu gihe umugabo wawe tuvuge hariho ikintu ushaka kumubwira, muri ibyo ngibyo ushaka kumubwira ugomba kugenda gahoro, amagambo aciye bugufi, guca bugufi bishobotse, ukamubwira ati mugabo wanjye ndagukeneye. Ndikubwira we madamu, ndagukeneye, ndashaka ko tuganira. Etese nyuma abana bamaze kuryama turashobora kuganira. Wenda wabona atari mu gihe cyiza, mwamara kugera mu gitanda ukaba wanamubwira ati shushu ndashaka kugira ngo nkuganirize. Abagabo iyo ugiye kubaganiriza ugenda buke cyane, ntago ari kimwe n'abadamu. Burya abadamu Imana yaturemanye guca bugufi, kubaha, ni ibintu byacu kandi ntago turi burinde kujya kubishakisha hirya no hino, ni ibintu biri muri twebwe. Noneho wa mugabo we niba ugiye kuganiriza madamu wawe, nawe musabe umwanya wo kuza kuganira. Nta kuvuga ati uramubonye n'iki byose, hewe madamu icara hariya ndashaka kuvugisha. No. Ntukabwire umudamu wawe gutyo, ntago ari umwana wawe, ni umuntu mwahuye mwese kandi mukuze. Ubwo rero icyo kintu nacyo ni ikintu ugomba kugenderaho. Mu gihe muri kuganira ibintu byerekeranye n'urugo, mugomba kumenya yuko muri mu bana cyangwa muri mu bantu, mukamenya amagambo mugomba gusohora mu kanwa kanyu. Kubera ko mu gihe muri mu bana, abana nimuvugana amagambo mabi, urashobora kubwira umugabo wawe ikintu, wamubwira ikintu ukakimubwira ari ikintu kibi, noneho kwa kundi umugabo yaremanye icyubahiro akumva uramusuzuguye, direct mu mwanya agata gusubiza nawe. Yagusubiza bigakomeretsa umutima wawe, bigakomeretsa n'abo bana bicaye aho ngaho muri kumwe aho ngaho. Cyangwa ntuze wa mugabo we, nugira gutyo ukabwira umugore wawe nabi, ukamubwira umugore wawe nabi imbere y'abana, buryo uri kubibamo imbuto mbi mu bana. Uziko umuhungu wawe azakura abona ubwira mama we gutyo, ubwira mama we gutyo umubuza amahoro,
nawe azakura azi ko umugore ari uko ngo bagomba kumufata. Ubwo wumvishe ubwo burere uri guhereza uwo mwana, we wa mwoma we, uwo mukobwa ari kukubona usuzugura papa we imbere ye, wibwira ko azashaka urugo rugakomera? Ntabwo ruzakomera, kubera ko azumva ko umugabo bamutereta gutyo. Niko kwaguhe azagenda akaba gutya arashenye nyuma y'umwaka, nyuma y'amezi angahe akaba arashenye. Ubwo rero noneho tugire kubahana bikomeye cyane muri ibyo ngibyo mvuze. Nugerageza kubikora mu kubahana kwanyu, muri uko mu rugo, mu biganiro byanyu, mu kubahana, ntiwumve wowe wa mugabo we kuri mu rugo kugira ngo ukora icyo ushaka utigeze kwigana na madamu wawe. No. Ntiwumve ko wa mugore we uri mu rugo ugomba gukora ibyo ushaka byose, kubera ko amafaranga uyakorera ugomba kuyakoresha uko ubishaka. Burya abadamu dutandukanye n'abagabo. Umugabo yaremanye icyubahiro. Umugabo nkuko nabikubwiye ati umugabo yaremanye icyubahiro. Umugabo iyo adafite akazi abura amahoro pe, abura amahoro, kubera ko ntago ari gutanga rasiyo mu rugo, ntago ari gutanga amafaranga mu rugo, ariko iyo afite akazi yebaba we haba hari umunezero mu rugo, haba hari umunezero. Umugabo ntago agira umushiha, umugabo ntago agushihura, umugabo akunda abana, umugabo aganiriza abana. Rero wa mugore we niyo umugabo wawe adafite akazi, ari muri iyo processes yo gushakisha akazi, muha amahoro. Nta bindi byo kugera mu rugo warangiza ukavuga ati ariko se ubundi wowe wicaye hano ukora iki? No. Ni umugabo wawe, nubwo adakora ariko ni umugabo wawe. Ntabwo ugeze ujya kumupropose, yaraguporopoje. Ibyo byose ndi kubabwira mbifitemo experience. Ibyo byose ndabizi. Ubaha mugenzi wawe, umwubaho uwo ari we, kubera ko mwarashakanye kugira ngo mugire gute, mugire mwashakanye mukundanye. Ntabwo mwashakanye mudakundanye, kuko iyo mutakundana ntabwo muba mwarashakanye. We wa mugabo we, kugera mu rugo ngo ni kubera ko uvuye ku kazi ukaza wukina umudamu wawe. Umudamu wawe yakubwira ati mpereza kiriya kiyiko cyangwa mpereza kiriya gikombe, ngo we wiri gukora iki? Wiriwe hano mu rugo ukora iki? Genda ubikore, niko kazi kawe. No. Reka mbabwire ikintu mwabagabo mwe. Uzi ariko kuntu abadamu bavunika. Abadamu, umuntu iyo yiriwe mu rugo aravunika. Njya mbibona iyo nagize gutyo, iyo nafashe konji, nkavuga ati nkeneye gukora ibintu mu rugo, bino bintu ngomba kubyorganiza mu rugo, ngomba gukorekana haka mu rugo, kubera ko iyo ukora buri gihe ntago ubona umwanya wo gukora bya bintu byawe nkuko ubishaka kubikora. Ariko wenda rimwe na rimwe nkafite nka rendezvous kwa muganga, nava kuri rendezvous nkaba nagaruka mu rugo nkakora ibinibi, abana bagataha bagira icyo babona mu rugo, n'umutware wanjye nawe agataha agize asanga ibintu byose bimeze neza. Ariko reka mbabwire ikintu, ndaruha mwakabyaramo, ndaruha kurusha cya gihe ngiye nagiye ku kazi, nagiye gukora, birarenga. So rero twubahire buri muntu wari we wese, twubaha umuntu kubyo akora muri urwo rugo, role ajera muri urwo rugo, tuyimwubahire. We wa mugabo wubaha umugore wawe icyo akora, nawe wa mugabo we wubahe we wa mugabo we wubaha umugore wawe ibyo akora, noneho nawe wa mugore we wubahe umugabo wawe ibyo akora. Niba muri icyo gihe adafite akazi, ntago ari kuvuga ko atari umugabo, ni umugabo, aracyari umugabo, iyo role aracyayifite. Ahubwo icyo wumva wowe uri kumva kuri stress, we ari stress kukurusha. Burya ku badamu iyo umugabo akora nta kibazo na gito tuba dufite, ariko wowe wa mugabo, umugabo iyo adakora aba afite ikibazo gikomeye cyane. Nubwo wa mudamu uba winjiza amafaranga, ariko abavuga ati nta mugabo ndimo, ntago ndi kwinjiza amafaranga. Ariko iyo umugabo afite akazi ari kwinjiza amafaranga, vraiment nawe yumva akomeye mu rugo. Okay rero mvuze menshi cyane, munyihanganire, ariko byari ngombwa ko ngomba kubivuga. Ubwo nicyo kintu nagira ngo tuganire. Mwakoze cyane kuza kureba video zanjye. Banyita Chantal Hakiza nkuko bisanzwe. YouTube channel yanjye bayita Chantal Hakiza. Mfite YouTube channel, mfite Facebook yitwa Chantal Hakiza TV. Uragenda ukalayikinga page,
ushatse kunyandikira wanyandikira, ufite ikibazo, ufite inama washaka kungira, nta kibazo wangira inama, ufite icyo ushaka kumbaza, inama washaka nayikugira nta kibazo. Mu gihe wanyandikiye nyuma yaho twamenye ko tugomba kuvugana, nyuma yaho wenda twavugana ku telefone, twavugana gute, ariko wanyandikiye namaze kumenya ikibazo ufite n'icyo ushaka kunganirizaho. Noneho nkaba ufite na Instagram ni Chantal Hakiza, wagenda naho ukankurikira, ukamfollowinga, ukaba wanyandikirayo nta kibazo. Kandi ntiwibagirwe gukora subscribe, niba utarayikora mbabarira uyikore rwose, kuko biramfasha kugira ngo ibiganiro byanjye bigere kure. Kora subscribe, ukore share ya video yanjye, usangiza abandi. Ni ukuvuga ko nugira usangiza nawe uraba wigishije. Imana nawe irakubarira umugisha. Nurangiza ukore like. Niba urebye iyi video yanjye, gukanda kuri ka like byagutwara iki koko? Gakandeho. Kuko washimishwe no ibyo ndi kuganira nawe, kandi niba wicaye ukareba video yanjye ukarinda uyirangiza, mu by'ukuri hari ibyo wakunzemo. Kanda ka like. Komanteri. Mumpeza komanteri ariko ntimukagira ubwoba, hari abantu banga gukomanta kuri video kandi wayikunze. Komanta umbwire ati Chantal rwose wakoze neza, Chantal ibi nibi, ntacyo bitwaye. Shyira ka komanteri ntacyo bitwaye. Nuko rero murakoze cyane, Imana ikomeze kubaha umugisha. Yari Chantal ubakunda, yari kubaganiriza. Bye, tuzasubira.